Sheri wise. Munda shiri munda. Jadi sambil lu bawa. Munda be munda. Munda. Jangan sheri. Munda shiri munda. Tahu jadi baikira. Shiri munda aranyishe. Yanga. Shiri. Yanga. Atumye nari mbonye n'abashyitsi baje. Yanga. Kiza we. Kana agaciyemo ntacyo ndakeka ari bumererwe neza. Awamenye biraraza kumererwa neza. Ko yabintunguye ngiye ukuntu umuntu yari muzima ukabona ararwaye. Bitungura Bibaho nyine indwara ko zidateguza se. Ni hatari rwose. Naho se mu buzima busanzwe nta dusore akantu karabaye ntibanambira ukuntu abonye umusheri wanjye. Umusheri wawe rero namuribye. Yakomeze kunca mu maso sinzamuzi sinzamutuzuranye. Kagenda narebye mbona isura so bwa mbere nyibona. uyu rero akora ahantu hahurira n'abantu benshi babona n'umuzi. Birashoboka ariko sinzanu ndi gukura nkumva sinzanumuzi. Abona rega waragiye no kwivuza uyu nguyu ni umuganga ukora hano ku bitaro. Umuganga akora hano. Erega yatwo twahuye n'abantu benshi ntabwo rero wamenya umuntu ngo mwahuye ngo ninde nyine biba bigoye ntabwo wapfa kumenya uwo ari we mwahuye. Aba niho mwahuye. Nige mugabo umudamu uhereje hano. Waruje kubyara. Umugore yitwa nde? Yitwa Umuhoza. Umuhoza? Umuhoza. Waruje kubyara. Umuhoza yaje mu gihe kingana iki? Ushobora kuba ari kwa muganga namubonye. Kiza we. Nukuri ufite umudamu mwiza. Cyakoze wahisemo neza. Cyane rwose. Niwe muntu wamfashije. Sinabimenya. Yaramfashije mu buryo yarashoboye rwose. Nubwo byagenze kuriya nyine ariko yaba yakumenya ari kujya mbwira ati dore nabonye muramu wawe fiki bawe byagenze gutya ariko ntiyamenye mwari mutaramenye na nyine. Ntabwo yaraziruka ari mushiki wanjye ubu ngubu ariko buriya kandi wakoze kumwishimira. Ni ukuri n'umwana mwiza. Ntabwo ndabifuriza kuzagira urugo rwiza. Nakoze rwose. Ako se umuntu kubera iki umugabo wanjye atari yarambwiye ko afite muramu we. Ntabwo ibi byumvikana. Igihe cyose gishize noneho cyongeye muramu wiwe. Koko yego ntabwo byumvikana. Ni ugushaka ubundi buryo. Kuko neza nabizi ibyuya ngo nkagira ngo baramvumbuye. Muraho neza. Amakuru. Twaraburanye rwose. Makuru y'iminsi. Neza uteye. Si burya mufite akana kangana gutya bite sha? Amakuru. Akase kavuye. Kosha. Uyu mwana ni uw'umukobwa wanjye yansigiye. Koga. Arigendera. Yagiye. Sinzi aho yagiye. Cyo kamaze kuba akagabo rero. Ubu urakarera wenyine gutya ubuse ubushobozi bukura. Naramureze gutya nyine. Murabona yamusigaye mfite amezi 5. Nagize amahirwe ngo nimuteramunga yamubasha kumuha amata. Mbese abaterankunga niwe bamwambika gutya nawe nagasa neza rwose. Nabonye umuteramunga niwe wampaye n'imyenda. Murabona ko atangiye kugira ubuzima bwiza. Kabugasa neza rwose kano ka. Nanjye rero uko nshoboye nubwo mba ntahari njye mbona uko nshoboye ugeze uko ukoranye mbona ko meze nzajya nukuranye nzajya ngufasha rwose. Nakana keza rwose. Kana. Zajya biga neza. Rwose nzagufasha. Reka ngendere mfite akanya gato nagira ngo nce hano mbasuhuze.
nakubwiraga rero nyine urabona ko ndabona se nahari icyo akoze pe ntabwo gakeneye kandi bari zose akariko ni akawe pe ni sawa ntabwo nakwirirwa njya ku ruhande ndatwara iyi ngiyi iyi ni sawa kabisa nangahe se 40 upfunyikire nyine tugatware nta kibazo ndabona ufitemo ibintu byiza cyane kabisa imwe n'izindi mizigo nuko ari akumindukiyeho buriya tuzagarutse nabi twaje kwinjira nyine hanyuma tukagenda Tuzagaruka. uzi ikintu kizanye uzanywe n'isekandi mbo ejo neza muri mu rugo nabona ko wamenye ibanga ubu ikintu kingenzi nje kukubwira urara mu kubumbura umunwa do reba hano do njya kubereka ibanga se mbo mbega ibintu dogita nimba utazi n'ikintu nafashe umwanzuro ngo nafashe umwanzuro wo kubivuga ngo kuko byagenze gute se muko dogita naje gusanga naba narigeze mu nda kwikora mu nda se aho kugira muri bariya bakari n'umurimo wabyaye ngomba kubivuga ndafashe umwanzuro kandi nta kindi nabivuga aho ubundi uranzi igewe umva ndakoze bihagije nawe nzakugereka ku bandi nimba unkinisha aho kugira ngo ndinde kumena amaraso y'abandi uzamena yanjye nafashe umwanzuro wo kubivuga kuyamena arabyo none se ni igiki cyaguteye kugira ngo uvuge ngo urabivuga dogita ntabwo nari mbizi ko wowe wisharimisa mushiki w'umugabo wanjye ibyo rero nicyo kintu cyane ese uba ufunze umunwa byagutwara iki dogita naje gusanga naba nari nimba ibintu bizwi n'abantu babiri ntabwo nshobora kubikora nafashe umwanzuro nzabivuga uzabivuga yego none icyo nzagukorera niyo ukizi nta kibazo witegura nta kibazo kunkinisha ariko akire ibyo umuntu arenze gufata miliyoni ziwe zirenga 10 akazitagura uba wumva ibyo bintu ari iby'amahoro reka nkubwire rero n'ikintu utaruzi nuramuka ubivuze umenye ko uzahera muri gereza ugenda ubuzima bwawe bwose ukabugereramo ku buryo n'uwo mugabo uri nuza wivugije nk'umugabo bazagufunga bishora mbere yo umugabo ashaka azajya njye nta kintu ushobora kwihinduramo basi turashaka andi mafaranga amafaranga niyo wapaye yabereye umuvuga imodoka yatumije hasi kuko ntabwo baba bazi amafaranga nta mafaranga ushaka nta mafaranga nshaka nta mafaranga nta mafaranga nshaka dogita socyane niba utanze socyane mu bitaro cyangwa impagarasi niba utanze uzamura hasi uri no muri biro yawe socyane injije gusa ubwo ya mikoro rwe ntabwo ari ikirura isegame gusa ubaye iki inzozi shiri inzozi zimeze zite imva inzozi inzozi zimeze gute niko tuzi inzozi zimeze gute oya shiri oya
inzozi 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 ngaho ibyambere tuza sheri ko wambaye neza bigiye ahantu baraye bamamagaye nimugoroba basanga telefone ntabwo iriho kandi none bambwiye ko nyine iby'akazi nari nakoze byakoze ntabwo uzi ko se bimeruka kwandika ibaruwa isaba akazi ese ugiye kugenda utabona shiri nimugoroba bamamagaye basanga telefone ntabwo iriho babimbwiye kano kanya rero urumva n'ukuntu akazi kabuje muri iyi minsi nagombaga guhita nitegura vuba vuba ubu nyine nari nice kubikubwira kandi ndabizi ko utanyange ese kwitaba ndi umuhamagaze ni sinari kuguhamagara turi kumwe shiri ako nawe mbega ndabangukaho murabwira ngaho genda amahirwe masa yego basore rero ni igihe mwavuganaga kuri telefone igihe wari ubahamagaye igihe kubaha akazi hari umuntu ufite aha ngaha rero ngiye ifoto yiwe aka gakobwa kano gakobwa aka ngaka rwose ndashaka ko mumwica ibyo biroroshye kugira ngo nemere yuko yapfuye koko byarangiye nibishoboka muzanzanire n'umutwe wiwe mbese boss yego amafaranga arahari amafaranga nta kibazo amafaranga arahari ntabwo nabashyira kuri misiyo nk'ingiyi nta mafaranga mfite tuzayabona gute kugira ngo tukwizere mushaka ngahe se kwanza miliyoni ebyiri ariko mutanzaniye umutwe wiwe namwe ubwanyu ubwo murabyumva ibyo biroroshye twebwe akazi ni ibintu tumenyereye washaka umutwe washaka ijosi washaka igihimba twe icyo ngicyo turabiza ndashaka umutwe w'ibindi mu byihorere noneho rero amafaranga ukuntu muyabona ndaje ndabahereza kasheke ariko ndaba mbahaye igice ndabanza mbahe miliyoni imwe indi nzayibaha ariko mwanyeretse umutwe wiwe akazi ashaka ejo uyu munsi binashobotse n'aka kanya mwahita munsiga mukagenda mukamurangiza diro iremewe ubwo ni uko tuzongera kubonana mbaha miliyoni yanyu imwe isigaye nimero zacu bazifite ndazifite nta bindi ibyo ni ibintu byoroshye sawa sawa